ni impamvu Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Imana iravuga iti ngo abantu bahakanizuka bibwira yuko batazazurwa. Ahangaha tubyumve neza abayisilamu, nta nubwo kuzuka bizategereza ngo nuko umuntu abyemera, wenda ngo utabyemera we ntago bizamugeraho. Imana avuga ngo abantu bahakanizuka bibwira ko batazazurwa. Imana avuga ngo qul, babwira uti bala, ntago ari uko bimeze, ahubwo wa rabbi. Imana yashimangiye ibintu bitatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Nyuma y'ibyo bavandimwe bayisilamukazi, wa mwanya wacu w'iminota mikeya, nk'uko rero twabivuze ubushize, tugiye kurebera hamwe inkingi ya gatanu mu nkingi zo kwemera, ariyo nkingi yo kwemera umunsi w'imperuka. Tumaze iminsi tuganira ku nkingi yo guhera ku ya mbere, twarayirebye. Ya kabiri, ya mbere no kwemera Imana imwe, Allah subhanahu wa ta'ala, n'ibindi bijyanye nabyo. Inkingi ya kabiri ni ukwemera abamarayika. Inkingi ya gatatu ni ukwemera ibitabo Allah yahishuye. Inkingi ya kane ni ukwemera intumwa z'Imana n'abahanuzi, ariyo twasozerejeho mu cyumweru gishize. Uyu munsi rero turakomeza ku nkingi ya gatanu, akaba ari inkingi ndende ifite ibisobanuro byinshi bitewe n'ingingo zitandukanye ziyigize. Inkingi yo kwemera umunsi w'imperuka ariyo ya gatanu, hanyuma igasozerezwa n'inkingi ya gatandatu ariyo yo kwemera igeno ry'Imana, ariko tuzayimukiraho ariko tumaze kurangiza iyi nkingi ya gatanu inshallah. Inkingi ya gatanu rero ni ukwemera umunsi w'imperuka. Tuzareba rero ingingo nyinshi zitandukanye. Umunsi w'imperuka urimo ibintu byinshi cyane. Muri byo tuzarebera hamwe ibisobanuro by'umunsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka ni munsi ki, ni munsi wuhe, bisobanuye iki? Hanyuma hari amazina y'umunsi w'imperuka atandukanye Imana yagiye iwita, hari n'ibisobanuro n'impamvu za buri zina. Hanyuma tuzareba umunsi w'imperuka nanone hari ibimenyetso, ubwo nta nubwo uranagera na mbere yaho hari ibimenyetso by'umunsi w'imperuka, nabyo birimo ibice bibiri. Harimo ibimenyetso bitoya, ni ibimenyetso byinshi cyane. Hanyuma hakaba n'ibimenyetso bikuru bigeze ku bimenyetso 10. Tuzagenda tureba kimwe kimwe. Itandukaniro ry'ibimenyetso bitoya n'ibikuru naryo rirahari. Hanyuma ubwo noneho ibimenyetso bikuru nibirangira, nibwo naho tuzinjira ku munsi nyirizina w'izuka, uko bizagenda. Hazabaho ibihe bikorwa, hari kuzuka, hanyuma hari guhagarara ku kibuga cy'ibarura, hanyuma hari abantu kubarurirwa noneho ibikorwa byabo, ndetse n'amahame n'imisingi izagenderwaho mu ibarura Imana izakora. Hanyuma turebe ibizakurikira ibarura. Hari abantu guhabwa ibitabo by'ibikorwa byabo, ubwo hari kujya mu ijuru no kujya mu muriro. Ubwo hari abazajya mu ijuru, hari abazajya mu muriro bitewe n'icyo ibarura ryabyaye. Hanyuma hari n'ubuzima bwo mu ijuru ubwabwo, ubuzima bwo mu ijuru. Ijuru riteye rite, rimeze rite ijuru. Hanyuma hakaba n'ubuzima bwo mu muriro, bimeze bite. Hanyuma hakazaza ese nyuma y'ubuzima bwo mu ijuru n'ubwo mu muriro, igiheruka ibindi ni iherezo ry'urupfu. Urupfu narwo ruzagira iherezo, kubera yuko abantu bazajya mu muriro bazatekereza wenda yuko urupfu rushobora kuza rukabatabara, rukaba rwabatabara rukabavana mu ngorane barimo.
nubwo bazaba bari mu muriro ariko bazajya basubiza amaso inyuma batekereze ku kintu bari bazi ku isi cyitwa urupfu, bavuge bati wenda hari igihe ruzaza rudutabare, kubera yuko turamutse dupfuye twaba tuvuye muri izi ngorane turimo. Abo mu ijuru nabo ku rundi ruhande, ingororano n'ibyiza n'umunezero bazaba barimo, ariko bazajya basubiza amaso inyuma batekereza bavuga ngo ariko cya kintu cyitwa urupfu twari tuzi aho ntigishobora kuza kikatuvana muri ibi byiza turimo kikabidutesha. Urumva abo mu ijuru bazajya batekereza ku rupfu nk'ikintu cyaba kibabangamiye ko cyaba kibakuye mu byiza barimo. Ku rundi ruhande abazaba bari mu muriro nabo bazajya batekereza wenda wasanga urupfu rushobora kuzaza rukadutabara, kuko kuri bo gupfa byaba biruta ibihano bazaba barimo. Hari ukuntu rero Imana izabigenza kugira ngo bose urupfu narwo rugire iherezo. Ibyo nibyo tuzabona nk'isomo rya nyuma risozereza ibindi inshallah. Reka tugaruke rero ku nkingi intangiro. Umunsi w'imperuka bisobanuye iki? Umunsi w'imperuka bisobanuye kwemera no kwizera ibintu byose Allah yavuze muri Qur'ani n'iby'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yavuze yahanuye ko bizaba nyuma y'urupfu. No kuvuga ngo kwemera umunsi w'imperuka bitangira ku kwemera ibintu byose bizabaho iby'Imana yatubwiye muri Qur'an, iby'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yatubwiye mu mvugo zayo, akatubwira ngo iyo umuntu amaze gupfa nyuma y'urupfu rero ibyo bintu byose ubwo niho kwemera umunsi w'imperuka bitangirira. Bihera ku bibazo byo mumva, icyo ni igice kimwe mu kwemera umunsi w'imperuka, kuko ni ubuzima bwa nyuma yo gupfa. Harimo ibibazo byo mumva, harimo ibihano byo mumva, harimo ingororano zo mumva, harimo ibigeragezo byo mumva, ibyo byose birimo. Hanyuma hari kuzurwa no gukusanyirizwa hamwe ku munsi w'imperuka. Kuzura bisobanuye iki? Kuzurwa bisobanuye ngo Imana izazura abantu, bisobanuye ngo Allah azabasubiza ubuzima, babandi bari bari mumva hanyuma basubizwa ubuzima, hanyuma imva Imana itegeke ngo wa idhal quburu bu'thirat. Allah ati igihe imva zizajugunya ibizirimo, Imana izategeka imva zikinguke, hanyuma abantu Imana ibasubiza ubuzima bahite basohokamo. Fa idhahum qiyamun yanzurun, abantu bahite bahaguruka bategereje ikiza kubabaho. Ni nayo mpamvu abantu nibamara kuzuka nk'uko Imana ibigaragaza bazavuga ngo man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Nk'uko muri suratu Yasin Imana ibigaragaza abantu nibamara kuzuka bazabazanya ngo ninde utuvanye mu bitotsi byacu twari turimo. Bahite bavuga ngo tuributse uyu ni wo wa munsi w'izuka intumwa zavuze. Ni niyo mpamvu bavandimwe Islam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yagereranyije ibintu bibiri tubona bishobora kutwereka yuko kuzuka ari ukuri. Intumwa y'Imana avuga ngo latamutunna kama tanamun wa latub'athunna kama tastayqidhun. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo ndabarahiriye, ndahiye ku izina rya Allah ngo muzapfa nkuko musinzira. Urabona hari aho bitandukaniye se? Umuntu iyo yapfuye ushobora kugira ngo wenda utabizi wagira ngo yasinziriye, kimwe nuko wasinziriye utabizi, utazi ko nyine mwari muri kumwe, hari n'usinzira akagendera rimwe ntagaruke. Intumwa y'Imana iti rero ndabarahiriye ku izina rya Allah muzapfa nkuko musinzira, nanone ngo muzazurwa nkuko mukanguka. Nta hantu bitandukaniye bavandimwe Islam. Nuko ibingibi ni ibitotsi nyine birebire cyane by'uwapfuye, ariko uko umuntu abyuka yari yasinziriye ni kimwe nuko umuntu azazurwa yari yapfuye. N'ikimenyimenyi cy'ibyo ngibyo nuko buriya ibitotsi aho biva nkuko Imana ibigaragaza muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah aravuga ngo Allah yambura roho
ubuzima bwayo akayigenera urupfu igihe yasinziriye. Ni ukuvuga ngo iyo abantu basinziriye rero buriya roho Imana iba yayitwaye, Allah subhanahu wa ta'ala aba yayitwaye, ariko abo yageneye gupfa ntago roho zigaruka, bagendera rimwe bagasinzira basinziriye. Ariko abo Allah igihe cyo gupfa cyabo kitari cyagera, Allah basubiza roho bakabyuka mu gitondo bagakanguka. Twabyumvise neza abayisilamu. Ni ukuvuga ngo nta tandukaniro hagati yo gusinzira no gupfa, uretse ko ibi ngibi ni ugusinzira bikomeza, uyu nguyu akagira amasaha akaza kubyuka. Nanone itandukaniro mu buryo biteye, gukanguka no kuzuka byose ni nkaho bijya gusa, nubwo bitandukanye igihe bikorerwa. Ubwo rero ntumwe y'Imana itinda barahiriye, muzapfa nkuko musinzira kandi muzanazurwa nkuko mukanguka. Niyo mpamvu iyo umuyisilamu akangutse aravuga ngo alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Iyo dua isobanuye ngo ndashimira Allah we unsubije ubuzima nyuma yuko yari yabonyase, kandi wa ilayhi an-nushur, kandi ngo ndemera ko kwa Allah twese tuzasubizwayo tukazurwa. Ni nkaho kuvuga ngo ibi bitotsi mvuyemo no kuba nkangutse binyeretse ko ngomba kwemera yuko hazabaho niki, hazabaho izuka. Ni nko kwiyibutsa, birakwibutsa nyine nkuko byutse ni nkuko no kuzuka bizaba. Kuko niyo mpamvu abantu nibazuka nyine bazavuga ngo man ba'athana min marqadina, bazavuga ngo ninde utuvanye mu bitotsi byacu twari turimo, ninde utuvanye ko twari dusinziriye, twari twiryamiye, ninde utubyukije atuvanye mu bitotsi. Ibyo rero kwemera umunsi w'imperuka rero no kuvuga ngo harimo kwemera ibintu byose Allah yatubwiye muri Qur'ani, kwemera iby'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatubwiye bizabaho nyuma y'urupfu. Ari byo, hari ibibazo byo mumva, hari ibihano byo mumva, hari ibihembo byo mumva, ari byo ngororano zo mumva, hari n'ibihano, hari kuzurwa no gukusanyirizwa hamwe. Imana ikazakoranya abantu bose. Imana yise ngo ni yawmul jam'a, ni umunsi Imana izahuza abantu bose kuva Adamu kugeza ku muntu wanyu muzabaho. Allah azabakusanyiriza abakoranyirize hamwe bose. Hanyuma ikindi, hari kuzahabwa ibitabo by'ibikorwa. Murabizi wa inna alaykum lahafizin, dufite abamarayika batugendaho bandika ibyo dukora, kiraman katibin. Dufite ibitabo bya raporo ku munsi w'imperuka. Imana abamarayika bazaza buri wese bamuhereza igitabo cye kirimo ibikorwa n'ubuzima bwe bwose, kandi hejuru y'ibyo hari na raporo zizatangwa, hari n'ibimenyetso n'abahamya mu bintu bizavuga ku munsi w'imperuka, hamwe n'icyo gitabo buri wese azaba afite. Ariko mwene Adamu n'ubundi azahakana ibiri mu gitabo, avuga ati ntago ari njye wabikoze. Imana nkuko Allah bigaragaza, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, kuri uriya munsi isi nayo izavuga ibyayibereyeho. None si ibintu byose ntibibera hano kuri isi? Ni ukuvuga ngo ubutaka bwaho wakoreye iki n'iki buzavuga, butanga ubuhamya, buvuge ngo ya Allah uyu nguyu hejuru yanjye aha yankoreyeho ibi n'ibi. Nanone n'abamarayika bazavuga. Noneho si ibyo gusa, n'ibice by'ingingo z'umubiri wacu bidasanzwe bivuga. Niyo mpamvu Imana kugira ngo yerekane ko ibintu byakozwe bizaba ari ukuri, Imana iravuga ngo uyu munsi, Imana izabwira abantu ngo uyu munsi dufunze iminwa yabo tuyishyizeho, turayipfundikiye, kuko umunwa niba usanzwe uvuga n'ururimi. Kuri uwo munsi sasa hazavuga ibice n'ingingo zidasanzwe zivuga. Noneho Imana iti watukallimuna aidihim, noneho amaboko yabo niyo azavuga. Kuboko ntabwo gusanzwe kuvuga, ariko kuboko kuzashinja nyirako ibyo yagukoresheje. Amaguru azavuga aho wayagendesheje n'ibyo wari ugiye gukora, amaguru azavuga. Amaso azavuga icyo wayarebesheje, amatwi azavuga icyo wayumvishije,
mbese ni ukuvuga ngo buri gice cyose, buri rugingo rwose rw'umubiri ku munsi w'imperuka ruzavuga. Niyo mpamvu iyo usomye ubona ko bizagenda bijya mu byiciro bitandukanye. Hari aho abantu bazahakana, ariko Imana izabazanira bya bindi byitwa ibimenyetso simusiga, bya bindi bidafite gushidikanya. Niyo mpamvu mwene Adamu hari aho azagera, nk'uko Imana ibigaragaza muri suratul Mulk, fa'tarafu bidhanbihim. Imana ivuga ngo bazageraho kubera ibimenyetso Imana izabaha. Hari aho bazagera mwene Adamu noneho nyuma yo guhakana, Imana iti fa'tarafu bidhanbihim, bazageraho bemera ibyo bagize gute, bemera ibyaha byabo n'amakosa bagize gute, n'amakosa bakoze. Ubwo rero ushobora gusoma ugasanga abantu hari aho bazahakana, ubwo ni mu ntangiro. Hanyuma Imana ibazanire ibimenyetso simusiga n'abahamya. Ibaze nawe kuba isi yavuga, abamarayika bagashinja, bagahamya ibyo wakoze, ukuboko kukavuga kutari gusanzwe kuvuga, amaguru akavuga, amaso akavuga. Urumva guhakana ibyo bintu ntabwo byakoroha. Niyo mpamvu hari aho bazajya rero bemere ibyo bakoze ku munsi w'imperuka. Ubwo twari turi kuvuga yuko rero harimo guhabwa ibitabo by'ibikorwa, harimo ibarura ku munzani. Twemera yuko nubwo tuzabigeraho mu burebure, buri kintu cyose kituvuza aha ngaha tuzakigarukaho ku burebure. Nuvuga ngo ibibazo byo mu mva ni ibihe, ibihano byo mu mva ni ibihe, ingororano zo mu mva ni izihe, kuzura abantu ni gute, bizagenda gute. Mbere yaho tuzajya mu bimenyetso by'imperuka n'ibindi. Hanyuma dufite none kubarurirwa ku munzani. Twemera yuko ku munsi w'imperuka nk'uko Imana ivuga iti wanadau almawazin alqista liyawm alqiyama. Imana iravuga iti ku munsi w'imperuka tuzashyiraho umunzani w'ibikorwa, kandi umunzani utabera, utibeshya. Rero ku munsi w'imperuka tuzaba dufite umunzani ufite isahani ebyiri. Ibyo niko bimeze. Umunzani ufite amasahani angahe? Amasahani abiri. Imwe izashyirwaho ibibi, indi ishyirweho ibyiza. Hanyuma harebwe ibiremera kurusha ibindi. Ibiremererwa n'uvuga ngo nibyo byabaye byinshi nyine ku munzani. Urebye ihame Imana izakoresha nuko izakora ibarura nakwita rya totalite cyangwa se ry'igiteranyo. Ntabwo ari kamwe, ariko hazapimwa ku munzani ibibi byose bijyeho n'ibyiza byose bijyeho. Hanyuma Imana iti fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiya. Imana iti uwo munzani w'ibyiza uzaremera. Ubwo ibyaremereye nibyo biba byabaye ku munzani, murabizi. Ibiremereye ubwo nibyo byinshi. Nicyo bivuga. Nuvuga ngo uzapeza uw'ibikorwa byiza ukaremera ukarusha uw'ibibi. Ubwo ngo Imana iravuga ngo azagira ubuzima bwiza bwo mu ijuru. Hanyuma wa amma man khaffat mawazinu, uwo ibikorwa bye byiza bizaba bikeya, bivuga ngo ubwo ibikorwa bye nibyo ibikorwa bye byiza nibyo byabaye bike, bwo ibyinshi ibibi nibyo byabaye, ibibi byabaye byinshi biraremera kurusha ibyiza. Imana iti fa ummuhu hawiya, azajya mu muriro rero utazima. Ubwo rero ni ukuvuga ko ibarura nuko nko rizaba rimeze. Twemera ko hazaba hari umunzani ufite amasahane abiri azapimwaho ibikorwa, imwe ikajyaho ibikorwa byiza, indi ikajyaho ibikorwa bibi. Nuko nguko bimeze. Nanone mu bindi byo kwemera umunsi w'imperuka, twemera nanone twavuze guhabwa ibitabo no kubarurirwa, tuvuga umunzani. Hanyuma nanone hari umugezi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uwo bita al-hawd. Nanone nawo turawemera, tuzawugarukaho. Umugezi uzanywebwaho n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam n'abemera Imana. Hanyuma twemera nanone ubwo ibarura nirirangira, twemera kunyura ku nzira bita sirata, aricyo kiraro, cya kiraro abantu bazanyuraho. Tuzabigarukaho, ariko mu ncamake as-sirata, iyo tuvuze sirata yo ku munsi w'imperuka, ni ikiraro kirambuye hejuru y'umuriro wa Jahannam, nkuko tubona ikiraro nyine cyambuka umugezi uwo ari wo wose muyo tuzi. Ariko kikaba atari ikiraro nyine kinini cya kindi twambuka twihuta, ahubwo ari nka cya kiraro, nka cya kindi cy'igiti kimwe, bya biraro bya kera umuntu ashobora kwambuka igihe kinini cyane, yagera hagati agahagarara akabanza akabyibazaho. Icyo kiraro kizaba kiri hejuru ya Jahannam. Bivuga ngo, bisobanuye ngo iki?
bisobanuye nk'uko Imana bigaragaza muri suratu Maryam. Imana iravuga ngo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Imana iravuga ngo nta numwe muri mwebwe utazayinyuraho jahannam. Ibyo byumvikanye neza, buri muntu wese azanyura hejuru ya jahannam. Ni ukuvuga ngo uburyo ibintu bikurikiranye, reka dufate wenda ikiraro abantu bazi cyinshi, reka dufate kino cya Nyabarongo hano hagabanya umujyi wa Kigali n'intara y'Amajyepfo, hano karere ka Kamonyi, hano turahazi twese abenshi, kuri Ruriba. Yes, ni ukuvuga ngo ijuru riri hakurya hariya ku Ruyenzi n'urugero, bivuga ngo umuriro ni hariya munsi nyine muri hariya mazi. Bisobanuye n'abazajya mu ijuru bazabanza bambuke babone kujya hehe, babone kujya mu ijuru. Ubwo bisobanuye ngo abazajya mu muriro ntabwo bazarenga cya kiraro, bazahita bamanuka munsi. Byumvikanye neza uko ishusho imeze. Bisobanuye yuko rero n'abantu bazajya mu ijuru nabo bazabambutse cya kiraro cyitwa ngo iki, cyitwa Sirat. Hanyuma buri muntu wese azacyambuka, ku buryo hadithi igaragaza ngo kuri iyo aya ivuga ngo wa iminkum illa wariduha, ngo nta numwe muri mwe gutazanyura ku muriro wa jahannam, nagaruka winjiramo, nta numwe muri mwe gutazawunyuraho. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ngiryo niteka Allah yamaze guca. Ku buryo hadithi igaragaza ngo intumwa z'Imana nizo zabanza kwambuka n'abahanuzi. Abo bazambuka birumvikana nk'umuyaga, nk'umurabyo, bihuta cyane. Nibamara kwambuka, kubera ukuntu ibintu bizaba bikomeye, ntago intumwa z'Imana zizava hariya. Ngo tuvuge cya kiraro hahandi urenze nk'icyuma cya nyuma, intumwa zizajya guhagarara hariya ziri gukora iki? Buri ntumwa yose izamuye amaboko itakambira Imana ivuga iti ya Allah, umma yanjye bashoboze babashe kuhanyura amahoro. Shoboza abantu banjye bahanyura amahoro, babashe kwambuka amahoro bagera ahangaha. Nuvuga ngo intumwa z'Imana ntago zahita zigenda ngo birarangiye ko yakoze ikunda abantu bazo, zibifuriza ibyiza, zizasigara zimaze kwambuka, ariko ntizizagenda ngo zihite zijya mu ijuru. Zizabanza zitegereze buri ntumwa yose isabira abantu, ibwira Imana ati ya Allah, Nyagasani shoboza abantu banjye babashe kwambuka, babashe kurenga ahangaha, kugira ngo babashe kurenga iyi nzira. Iyo nayo turayemera yitwa Siratwa, ngo birumvikana. Hanyuma hari twemera icyo bita ashafa'a. Hazabaho gusabirana ku munsi w'imperuka. Hari ubusabe intumwa z'Imana n'abahanuzi bazagenda batakambira abantu bari kujya mu muriro, Imana ikababarira. Ndetse Allah subhanahu wa ta'ala hari n'abandi yahaye hagati y'abantu bwabo ku bwabo bazasabira abandi, bitewe wenda na ibada n'urwego bari bafite mu kwiyegereza Imana. Imana ikabaha bakagenda basabirana hagati yabo, ariko ngo turavuga bemera Imana hagati yabo, nk'uko umuntu yasabira umubyeyi we, ariko babemera Imana. Nanone ubwo turemera ijuru n'ingororano zabyo n'ibizabirimo, iby'Imana yatubwiye uko ijuru riteye, imiryango yaryo, ingororano, umunezero mu ijuru, ibitanda, uburiri, byose, ibiryo n'amafunguro n'ibinyobwa byo mu ijuru. Ubwo byose iyo tuvuze ijuru byose birimo mu bisobanuro byimbitse tuzareba. Hanyuma hakazamo nanone ubwo iyo tuvuye ku ijuru duhita tujya no ku muriro utazima, ari wo wa jahannam, ndetse imiborogo n'ibibazo n'ingorane abazinjiramo umuriro bazahura nabyo, iby'Imana yatubwiye n'iby'intumwa y'Imana yatubwiye bidasanzwe bizaba mu muriro, ndetse n'ibindi bizaba kuri uyu munsi w'imperuka, ndetse n'ibimenyetso by'imperuka ari byo biyibanziriza mbere y'uko imperuka iba, ari ibimenyetso bitoya ndetse n'ibinini. Murumva yuko rero tuvuze kwemera umunsi w'imperuka, ibyo bintu byose tuvuze byose biri mu bice bigize n'ingingo zigize umunsi w'imperuka, kandi buri yose ni ikintu kitari gitoya. Ubwo tuzagenda tuvugaho gahoro gahoro uko Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboza. Reka wenda dusozereze turebe twihuse umunsi w'imperuka ni uwuhe, igisobanuro cyawo, tunarebe namwe mu mazina y'umunsi w'imperuka, hanyuma tuze gusozereza aho ngaho. Umunsi w'imperuka rero bisobanuye, umuntu akubajije umunsi w'imperuka ni iki, bisobanuye igihe Allah azazuriraho ibiremwa bikongera bigasubirana ubuzima, hanyuma bikajya kubazwa ibyo byagize gute, icyo byakoze. Urebye icyo ni igisobanuro mu ncamakeya
ubwo kubazwa harimo guhembwa kubakoze neza bakabona ubwami bw'ijuru, cyangwa se guhanwa mu bihano by'umuriro kubigometse, kubahakanya Imana no kuba bigometse ku mategeko yayo. Ubwo ngira ngo igisobanuro twese turacyumva. Wakubaza umunsi w'imperuka icyo ari cyo, hagomba kubamo ibintu bibiri: kuzuka no kubarurwa. Ibyo ntabwo bigomba kuburamo. Utayemo kimwe byaba bituzuye, ariko uvuze ibyo bibiri gusa bisobanuye ibindi byose. Umunsi w'imperuka bisobanuye umunsi Imana izazuriraho abantu, kuko igikorwa nyamukuru ni ukuzura abantu hagamijwe kugira ngo bajye kugira gute? Kubarurirwa. N'ibyo ngibyo nta bindi. Umunsi w'imperuka ni umunsi Allah azazuraho abantu n'ibiremwa bye, kugira ngo abantu basubize ibiremwa bye bigasubizwa ubuzima, kugira ngo Allah ajye gukora ibarura ry'abantu uko bitwaye mu buzima bw'aha ku isi. Wiswe umunsi w'imperuka rero, kubera iki wiswe ubundi? Guheruka murumva icyo bivuga? Guheruka turabyumva. Guheruka ni iki? Ikintu giheruka ni icya nyuma nyine, nta kindi kiba inyuma yacyo. Impamvu rero wiswe umunsi w'imperuka nuko nyuma yawo nta wundi munsi uzabaho muri ubu buzima dusanzwe tuzi n'uburyo dusanzwe tubaho. Yumvikanye neza? Ni ukuvuga ngo ubwo hazaba hahindutse structure y'iby'imibereho y'abantu. Nta wundi munsi uzongera kubaho ngo turabara ngo ejo bundi. Oya, ubwo hazabaho ubuzima bwitwa ngo ni ijuru ubuziraherezo, cyangwa ni umuriro ubuziraherezo. Nta wundi munsi uzongera kubaho mu mibereho y'aha ku isi uko dusanzwe tubara ngo ejo bundi, ngo kuwa mbere, ngo kuwa kabiri. Uwo munsi rero w'imperuka, impamvu wiswe umunsi w'imperuka nuko niwo munsi wa nyuma uzabayeho, witwa nk'umunsi mu mibare dusanzwe tubona yo kumenya ngo iminsi n'ubuzima busanzwe bw'aha ku isi. Ubwo nuvuga ngo uzaba urangije, kubaho k'uwo munsi bizaba bihinduye imibereho n'imibarire yabo n'uburyo bw'imibereho y'abantu. Nta wundi munsi rero uzabaho nyuma yawo, ahubwo abantu bazajya mu ijuru bakazaribamo ubuziraherezo batabara iminsi, nabo mu muriro nabo ntabwo bazaba babara iminsi mu buzima bwari busanzwe bwo ku isi. Ubwo niyo mpamvu wiswe umunsi w'imperuka. Hanyuma amazina y'umunsi w'imperuka rero, iyo usomye muri Qur'ani ubona ubwawe uwakubaza: yawmuddin, yawmul hisab, yawmul qiyama, iminsi yawmul ba'th. Ni ukuvuga ngo namwe ubwanyu hari amazina muzi muri Qur'ani abayisoma. Umunsi w'imperuka ufite amazina atandukanye, ariko buri zina risobanuye ikintu kizabaho kuri uwo munsi. Urugero, iyo tuvuze ngo yawmul jaza, ni umunsi wo guhembwa, abantu bazahembwa cyangwa bazaba. Yawmul hisab, umunsi w'ibarura. Umunsi yawmul qiyama, umunsi w'igihagararo no kuva mu mva no guhagarara mu kibanza kibarura. Iyo tuvuze umunsi, mbese ufite umunsi wo gukusanyirizwa hamwe no gukoranyirizwa hamwe, ko abantu bazahurizwa hamwe. Ni ukuvuga ngo umunsi w'izuka, kuko kuri uwo munsi abantu bazazurwaho. Ni ukuvuga ngo ufite amazina menshi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam Allah yavuzeho muri Qur'an, ndetse nayo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuzeho, kandi buri zina rigaragaza ibintu bizaba kuri uwo munsi. Muri ayo mazina twavuga witwa umunsi w'igihagararo, murabyumva impamvu. Nanone witwa umunsi w'izuka, impamvu nayo turayumva. Nanone witwa umunsi wo guca imanza, birumvikana neza. Witwa umunsi wo gusohoka mu mva, yawmul khuruj, niko Imana yakoresheje. Umunsi wo gusohoka hehe? Mu mva, ko abantu bazasohokamo. Nanone witwa umunsi w'ibarura, witwa umunsi wo gukoranyiriza hamwe abantu. Nanone witwa umunsi wo guhura, iyo bita ngo yawmut talaq, abantu bazahura. Nanone witwa umunsi w'agahinda, yawmul hasra. Nanone witwa n'andi mazina menshi atandukanye agaragaza ubuhambare bw'uwo munsi. Murumva amazina Imana yayise muri Qur'ani, cyangwa amazina intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yise uyu munsi, buri zina risobanuye igikorwa kizagira gute, kizaba kuri wa munsi. Kandi byose bikaba bigaragaza ubuhambare bwo kuri uwo munsi. Kwemera umunsi w'imperuka rero ni inkingi ya gatanu mu nkingi esheshatu zigize ukwemera. Bityo nta muntu ushobora kuba umwemeramana ngo abe umwemera atemera uyu munsi n'ibyawo byose. Uramutse ukoresheje ubwenge bwawe ngo buriya ngo ibyo ngibyo, hari abazana ubwenge nabwo budatunganye neza, kuko n'ubundi
n'ubwenge butunganye bugaragaza yuko kuzura abantu nta gitangaza kirimo, kuko Allah subhanahu wa ta'ala yagiye atanga ingero muri Qur'ani agaragaza ngo alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Imana yatanze ingero zinyuza ubwenge. Ese niba Allah yaremye abantu batari bariho bakabaho, kubahanga bushya batari bariho, noneho kubazura, ubwo wowe ukoresheje ubwenge bwawe, ubwo wowe wumva igikomeye ari iki? Reka dufate urugero wenda rw'ibindi bintu tubona. Ese ari umuntu wakoze imodoka bwa mbere akayihanga no kuyirepara yari yagize ikibazo, ubwo wumva ibikomeye ari ibi? Ibikomeye ni ibihe? Niba rero umuntu yarahanze imodoka itari iriho, kongera ukaza ukavuga ngo hanga ariko buriya ngo kuyirepara no kuyisana ngo byamugora, waba udafite ubwenge bukora neza. Allah yaremye umuntu atari ari hamushyiraho, noneho kumuzura yari yarigeze kubaho. Ibyo nibyo byoroshye imbere y'Imana, nubwo imbere y'Imana nta gikomeye na kimwe, ariko no mu bwenge busanzwe ko umuntu yarakoze imodoka itari iriho akayihanga, cyangwa umuntu akubaka inzu itari iriho akayizamura, hanyuma ukongera ukavuga ugashidikanya ngo buriya ntago azashobora kuyisana yari yangiritse, urumva waba ufite ubwenge bukora neza? Rero izuka n'ubwenge buraryemera. Allah yahanze ibintu, guhanga no kuvuga ngo gushyiraho ikintu kitigeze kibaho, kukivana mbese kitari kiriho, hanyuma gishyiraho, hanyuma umuntu abaho kandi atarariho, Allah mushyiraho. None warangiza ukavuga ngo buriya Allah ntabwo azamuzura ngo birakomeye. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo kubarema kwanyu no kubazura kwanyu ngo ni nko guhombya. Umuntu ahombya gutya ijisho ngo Imana izaba yabirangije, ni ukubahamagara gusa bagahita baza igihe nikigera, nta n'ikintu kirimo gikomeye ndetse binumvikane neza. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala avuga ngo za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Imana iravuga iti ngo abantu bahakana izuka bibwira yuko batazazurwa. Ahangaha tubyumve neza abayisilamu, nta nubwo kuzuka bizategereza ngo nuko umuntu abyemera, wenda ngo utabyemera we ntabwo bizamugeraho. Ntabwo Imana izazura abemeraga izuka gusa. Imana avuga ngo abantu bahakana izuka bibwira ko batazazurwa. Imana avuga ngo qul, babwira uti bala, ntabwo ari uko bimeze, ahubwo wa rabbi. Imana yashimangiye ibintu bitatu, si uko bimeze, ahubwo ku izina rya Nyagasani wawe. Babwire intumwa y'Imana ngo babwire ngo ku izina rya Nyagasani wawe latub'athunna, babwire ngo byanga bikunze muzazurwa. Urumva Imana ikoresheje, iyo umuntu avuze ngo muzazurwa ntabwo ari ngombwa ko mubyemera. Utagira ngo wenda imva izafunguka niyo abemeraga ko bazazuka gusa, ahubwo n'abatemeraga ko bazazuka bazazurwa, no mu byo bazabanza kubazwa bazabazwa ngo se ko muzuwe kandi mutarabyemeraga biragenda gute, murasubiza iki? Icyo nicyo cya mbere. Imana iti latub'athunna, muzazurwa byanga bikunda, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kandi hanyuma muzanacirwa imanza z'ibyo mwakoraga. Urumva kuzurwa no gucirwa imanza ntabwo ari ngombwa kuba ubyemera ko bikubaho, uzabikorerwa wanze ukunze bizakubaho. Imana iti kandi ibyo ngibyo biroroshye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwemera umunsi w'imperuka rero ni ngombwa, nta muntu wo mwemera Imana keretse yemereye umunsi n'ibintu byose bijyana nawo nkuko twabivuze, kandi akabyemera adashidikanya, nkuko Imana muri Qur'ani ibivuga iti wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Imana iravuga iti ngo kandi, iyo ni suratu al-Hajj, Imana iti ngo kandi mu by'ukuri imperuka izabaho nta gushidikanya, kandi mu by'ukuri Allah azazura abari mu mva. Urumva yuko rero ibyo bigomba kubyemera. Imperuka izaza nta gushidikanya. Imana iti la rayba fiha, nta gushidikanya. Wa anna Allaha yab'athu man fil qubur, ngo kandi mu by'ukuri Allah azazura abari mu mva. Ibyo bigomba kubyemera nta no gushidikanya na gatoya. Uramutse ufiteho gushidikanya ngo waba utari umwemera Imana.
nanone Imana irongera ikavuga iti Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi, ngo Allah niwe Mana yonyine ikwiye gusengwa, nta yindi Mana ibaho itari we, itari Allah. Ngo kandi Allah azabakusanya, azabakoranya mwese ku munsi w'imperuka udafite gushidikanywaho. Munsi udafite gushidikanywaho, no munsi uzaba rero nta gushidikanywaho na gutoya. Iyo ngiyo ni Suratul Nisa aya ya 87. Kwemera umunsi w'imperuka rero ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza abemera nyakuri bateganyirijwe ibihembo bihambaye, nkuko Allah yabivuze muri Qur'an avuga ati man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah aravuga ati abemera Allah bakanemera umunsi w'imperuka bakanakora ibikorwa byiza bitunganye, abo ngabo bazahabwa ingororano zabo kwa Nyagasani wabo, kandi nta n'ubwoba nta n'agahinda bazagira kuri uriya munsi. Ndumva twasozereza hano kubera ya minota yacu mikeya kugira ngo tutaza gutinza abantu. Ibindi byo tuganiriye tuzakomeza inshallah turebera hamwe ubuhambare bw'umunsi w'imperuka, hanyuma tunarebere hamwe ibimenyetso by'umunsi w'imperuka ndetse n'ibirebana ibimenyetso bitoya n'ibinini, uko Imana izagenda dushoboza kugenda twibukiranya bikeya muri ibyo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.